Yes, of course, your boy Benofi Captain witeko bisanzwe. This is Vyuneshe kumaji. Kenyita fake of course. Nkuko muzanzwe mubibona muri comedy zacu za Ngaru na Kanji ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye ngena nkinamo. Turi kumwe rero na Gasimba Furniture. Gasimba Furniture bakora ibikoresho by'ubwubatsi. Nane bakora ibikoresho byo mu rugo yaba muri salo amanje cyangwa se salo. Nibyo ntago babikora ariko basanga bakora n'intebe zimeze fresh. Ugasanga nyine bakora no mu gakinjiro ka Gisozi. Niba abantu bakoresha za ribuyu na za muvura. Buriya ntago bakoresha ibintu by'ibikenyere kuko ari byo usanga umuntu ribuyu hajemo bya ribuyu byahinduye isura. Abo bantu rero nibo bantu turi gukorana muri iyi minsi turi kwamamariza. Ni Gasimba Furniture Limited. Nimero yabo ndayishyiraho kugira ngo abantu babashaka babahamagare ubundi ibintu bigende neza cyane. Bishatse kuvuga iki rero? We niba ushaka ibikoresho byo mu nzu baranakopa ukagenda wishyura make nta hantu make itigeze igera. Baranakopa. Ni intebe yaryaza wazirimo. Ni intebe byose. Anga kwikopesha iyi ntebe. N'ameza n'utubati. Usanga abasore benshi muri ghetto bafite gasonga bugari. Ugasafite gasonga bugari. Umuntu yanze kugura intebe zimeze neza zigezwe. Kandi bari bamukopamo make. Wagena makeya ubundi bakagenda bagira gute wishyura nawe gake. Yes, today rero nkuko twe basezeranyije ni ibyamamare bitandukanye. Dufite umukomediye akaba umuraperi ariko nako n'umuntu mukuru kabanze yivuga. Inkangu ziraguka mu busambane umupampa ufite ibicwa byamutahane Justin Pro ampaga kikinge nkivune ninge kingi kuri drip n'impuzu abaheta zibonda batayahuzu gendi oje ntabyudukungu n'amashori byinshi cyane. Ako Ngaru tubwizanye ukuri wamenye ko zikurira paryari shakura pase buranda bizi nta nibyo nzi ngewe ndagerageza to ariko hagati aho ngaho by the way ntago imirapira bari mibi mba numva urapa nka Dani nanone nkawe se simbizi tu cyangwa Dani nanone arapa nkawe umuhungu akora kavazanye wasanga akora kavazanye mugize Dani ni umuntu wadanje tu umuntu ko yakubwira ngo ukora ibintu byenda gusa nibye ndakeka atari ibintu bibi kabisa. Yes ugize gutya rero wambuka rutemiki ufata rutemikirere wambuka Rwanda. Na makuru mashyashya tubazaniye uyu muhungu mureba hano gutya yagize atya yambuka igihugu ari mu bantu bafashe rutemikirere bitewe n'iki na comedy kabisa. Bruce Melody yigeze kuvuga ngo arashimira abantu benshi bamwambukije nawe uzashimira umuntu wagutegeye biza kujyana Nyabugogo cyangwa ukura mu ntara yakubana nyine n'icyo ndi kuvuga afata nka 5 yo kuvana nk'icyangugu akuzana i Kigali umuntu aba gushimira uwo muntu aba gushimira rero umuntu ukuriza indyo bari ikindi buri nawe ngo yazibona ngo yabagazi ko ngari nk'ibi ubundi we ngo yiberaga ku kibuga cy'indege yumva ziguru agazira mu ndirimbo za gisirikari akaze muri filime z'Inyamerika ngo namenye yuko izo ndege nawe azayigenda ngo rishara bagize ryabo kubise Uganda ni bushari Ano bushari yamurije indege nawe atarayoye manager wa Super Level yagize gutya bamukubise Uganda bwatisha muhungu wanje yicaremo wumva kuntu yesameze ako bya binarenze mwe none ubu ngo wasigaye ubuse nindi urimo kumwambutsa ari ijyana ubu ngo Coach Gael kandi ubu ngo wamaje no ubu ngo yamujyanye no muri za nuza za Nigeria so bigeze Melody nawe yayitegera aho bigeze nawe yategera bakunda cyane rwose bura byamaze gukunda ntasanga ari za miliyari zimwe baba batubeshya mwana bura indege ugira ngo nibihenze musa nagira miliyari bura nshaka nayibona hari abantu baba barenze urara King James umumbwiye nabyemera kuko we n'ubundi ni yagiye hanze ntago ari byandi bahurura ngo bagiye kumwakira ngo ibiki ngo yagarutse kumva ngo yagiye uriya mugabo we nako Melody nawe wasanga byaraje gucamo da Melody byaciyemo mwana nawe wasanga byaraje gucamo so reka twigarukiye kuri wowe nawe ugize gutya urateze ugiye Ibugande wahabonye gute haraho nyine nabyadanje uriyegereza microphone nyine hameze fresh nyine batandukanye n'iki gihugu cyacu twebwe handi cyo kubona abantu barindwi moto yaho abantu bakwira no bayijyaho niba abantu tarandi muri kwiraho gusa mwicaro mukigendera uko ko nindi nakanje kwateze nyine baje kutureba mu modoka urumva ukajya ukubitana na kabina nk'ivoitire inanga igendamo abantu bane ugasanga ibintu abantu 12 ugasanga urugi nta shoferi arukinga shoferi nawe yicaye ku ruhande gutya afite ibora no ku ruhande yantebe shoferi we cy'abantu nka bane ugasanga ari hirya ukikiye nk'ikibore cy'inyankore gifite ibiro nka turose ukikiye undi abantu nka batatu
nano itegeze ko namwe nani imbere kwa chauffeur ku kirahuri naba yica undi muntu wicara kureba inyuma ngo kwera imbere ariko gatisha ibyo nabyo wallahi ako se buriya birahana bari sawara buriya kwa bavuga ngo gushaka amafaranga ngo n'ikindi cyane wenda kwa bashaka amafaranga ushaka kuyabona ako sha ugeze ni bwona ko mu Rwanda ari heza wallahi wallahi kayusa amotari baho ngo usanga gatuza karaje imbere uno motari wegana mu gikubitana uko usanga ameze ngo gatuza hakanje ako nawe agashumuye kwera mu byabarice kuri reserve motipe ni icyuma cyamugize gutya kumbe kwera bicara kuri reserve amahembe yafatiye inyuma agatuza karirimba yagenda areba ngo kaba karabaye nkaka inkoko sha cyane rwose indi ya danje none se warugiye mu bicyara mu Bugande ana mu Bugande n'umundi n'ibingibi bya comedy tu hari abantu babaye nka twagiye gufasha gukina zino style z'i Kigali kabisa uri mu bantu bazanye comedy style cyangwa se birayino byo kuvuga mutukana niba ariko nabyita uretse ko atari ugutukana ariko no gutukana ngo biri mu muco nyarwanda ariko njya numva hari uburyo muvugana musa nk'abatongana zira comedy style ujya kuyizana wari washingiye kuki zira comedy inspiration yavuye zira staff urabona kanje yakinaga home akinyira avuga ibiboro by'ibigambo byinshi none nyuma nza kuza mpakora nanye mvuga byinshi no mu makomantira nkuru yavuga ati bano bantu babahuza byagenda gute wowe tubahuje dushaka kurya kiburi wese utari bute kariteye akora ibyo asanzwe ko nanye nkora ibyo asanzwe ko twe tubihuriza hamwe nyine tubyo biri byari nibwo twatangiye gukora biriya staff nyabyo kuvugana mwabura buryo tubikora mu munsi wa mbere tubona nyine abantu barabikunze bita tubikorana kuri yabaye nka rogo yacu ubundi yabaye nka rogo Ngaru na Kanje ni projet nabonye musige mufatanya no kuri Smart Guys Ngaru na Kanje ko ibikorwa abantu babashinja ko mutarimo gukora cyane bimeze gute so mwino minsi narindi bizenge nawe ndetse turi bizu umva hajemo na cyakibazo cyo kujya Uganda nyine twakomeza gutanga ibintu nyine fresh twakomeza kubona kanya neza ariko ubu noneho tugiye gutangira kubiha kabisa kuki cyo twaproduce nka kabiri mu cyumweru byibura yes harandi makuru none mfite cyo kukubaza abantu benshi bagiye bambwira ngo hari ukuntu mushobora kuba mwaravuye Buganda ko mukamugiye gukomereza mu Burundi ayo makuru yo kujya mu Burundi yameze gute Burundi noneho ubwo muzagera wenda Uganda aho mwari muri ahantu batumva n'ikinyarwanda neza mu gihe Burundi aho muri muntu wese mwumva ururimi rumwe muzasanga n'abafana banyu benshi bimeze bite Burundi aho tuzayibabwira ntago biruzura neza ni Burundi abakunzi b'i Burundi bakurikiye Vinoshe TV bazababona live mujye muganira mu Buganda abafana babakire gute na Uganda twagiye mu bice bini tago twagiye mu bice kitarimo abanyarwanda cyane twagiye mu bice bibamo abanyarwanda cyane ubwo kurenza n'ahandi uzike Uganda harasanga abantu itwi Kigali man Kigali abana ikipe y'igihugu Amavubi hari ikipe y'igihugu bya danje urumva usanga nyine ni ahantu hanini bya danje urumva harimo ahantu itwi Kigali ariko Buja ubwo bari mujumbura nyine ubona za Somalia na za ari ibihugu byinshi cyane buri gihugu hari agifite ambassade ambassade urabona ni nko mu nkambi ni nkambi ubundi ni camp rero muri camp hari abantu benshi cyane rero usanga imana yigeze nko muri Kongo tubona ko ari abakongomani kabisa n'abantu b'abakongomani yo kurya iboro barya inkoko ku ruhande avoka ibiki tubibona none nje nko mu gace ka Kigali abanyarwanda hari ukuntu twe tuba dutuje ukuntu uranye twe ntago habashyushye cyane ubona biraho nyine ahubwo habaye nka match man abantu barihebeye igihugu avuga ati igihugu cyaje ati Mavubi agomba kuba iwe ugasanga nk'umwana agize imyaka 18 cya 20 muragani yo kumva yifuza kuza mu Rwanda bya danje ugase ngo burango nzahagera bana nanjye Kigali none se baba mu nkambi kandi ari abanyarwanda ese mu Rwanda simeruka bavuga ko nta mpunzi u Rwanda rukigira sha wenda kikana ahubwo ni mani ntago babura cyane abanyamurenge kuriya baba bariyo b'abanyarwanda b'abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ahubwo ntabwo wamenye ibiba byaratumye babimpunzi ariko babahaye nta wamenya gusa ikiziba cyo nuko hari n'igihe baba bari gushakira ubuzima mani ugashaka umuntu igayibere mu nkambi bari gushaka ubuzima kuko hariya mu nkambi harimo bagiye bahunga kera za 5 9 n'abakera banze kwigwa bataha barubatse mana amazu ntago wamenya ko akiri nkambi uko urumva tuvuge wenda abinjije nka 94 bakagero bakabona ntari biryaho bagashaka kwigumira atari ko batari ko banze igihugu cyangwa iki ubwo mundo basanga benshi baza hano mu Rwanda kenshi basanga za hano mu Rwanda ahubwo ndakubona mu buryo bwo kugera bari imikorere wenda yabonye ko ibintu bimeze neza avuga atari magumye nakomeza nkishakira ugasanga hari Kigali man Kigali ukayibona gurya uvuga ati hani Kigali uninje mu itubibona ugasanga na nimero wo kwiduka kabona handitse n'urugero ngo twishime Jande kaduka ngo na nimero namo byose biriho ahubwo njya ko utambuka ku mupfumu tone umupfumu yashyizeho mobile money ngo nkeneye wahamagara kuri iyi nimero
umupfumu iyi mupfumu mani na mobile money yo mu Rwanda ndavuga ati siko bapfumu bazankubirwe basarogora hakurya nabo babayo babayo badanje ariko ibintu byo gupfumaguza ukajya kubyamamaza buriya bari byora umupfumu nyawo muvuzi nyawe yakwiye kujya kwiyamamaza cyangwa yagakwiye gukora ahubwo abantu bakamugana ibikorwa bikiza polisi nyanabyemera ubundi byo bupfumu wenda umupfumu wakuvura indwara byo kuvura indwara byo nabyemera ariko biri abana ntago ari abapfumu n'abavuzi rega birimo ibice bibiri hari abigira abapfumu hari n'abavuzi rero ntago wapfa kuvuga ngo abantu bose ngo ni abapfumu kuko rero birabindwa nkwereke impamvu ntabyemera nyine uvura indwara byo nyine bavuza umugani wabo bo nibo barahari shamani bavura n'indwara tuzigakira ariko umuntu kubwira ngo ngiye kukuvura nginyatsi ngo hiti ngo uyibone ngo hiti za barayigura nubwo n'abakaka ifite imyaka 90 naje zanga yagiye guhaha hiti bazarahaha hiti nyine Ekiza nuko mu Rwanda nabonye hiti ntakigije ngiraho mu Rwanda umuntu avara akagukubita kabisa nta bintu yavuga ngo uraririmba gukina ngibi ntago bigikora ahubwo ujya kumva umuntu bivugira ngo dore ifuku dore isake ukumva ibintu byo barabikunze kumara boostings undi no akaza agashora mukaba mumuza ariko akatakora igitaramo mujye kukireba yes bigenda bibaho mu Rwanda byo niko bimeze angira ngo hiti yo mu Rwanda ishobora kuza mu gitondo ikakujabuka ni byo tubona oro haynuza kayikubita ejo gahita umubura bitewe n'umuntu umubura kimwe nuko yanuza akayihiringamo bikanga niko mu Rwanda bimeze akayihiringamo kagahita nabireka ariko buri gihe cyose igihugu kimwe kujya gitera imbere mu bintu runaka gufatisha haza industry nshyashya biragora kimwe nuko no gufatisha hari izindi nzira bicamo kuko ubukera wasuraga karirimbo ku bwa ba general niho bitubwiraga ati wajya n'agasede bikaba birahuye ariko ubu ngubu uyu mwanya none ntago ntekereza ko ubundi kiragiye habaga radio nke urumva tuvuge nka radio Rwanda irahari radio Rwanda kugukina igihugu cyose kiri kuyumva ni gukina kabindi abanyarwanda bose barabayizi bajye kwikira ku masede niba n'amasede niba n'amabande n'amabande za tape bakoreshaga amaplaque icyo gihe rero bira indirimbo yawe bayishyiraho nyine bigahita bigenda none se shaho ariko ubu ngubu ntabwo byapfa gukunda Ngaru wenda tukagira ngo tumenye amakuru yanyu uburyo mwagiye wenda mu Bugande uburyo mwagarutse bwa mufite projet zo kugiye Burundi icyo muteganyiriza abakunzi ba Ngaru na Kanji mu muziki rero mu muziki ho bimeze bite twakora style zawe zira style zo gutongana n'ubundi zira style zo giye kugaruka mu bundi buryo mbo turi no guplaning uburyo ki twakora itsinda kugira ngo duhuze imbaraga ibintu bigende neza tugakora itsinda dukora ibikorwa by'itsinda nyine biraho twabona kanya tugakora ibikorwa by'itsinda biri kwese turi kumwe noneho za projet zanjye zigakomeza na kanje nazo zigakomeza nyine zo mu muziki kuko n'umugenda kanje n'ubundi uko dukorana muri comedy no muziki n'ubundi usanga turi in touch cyane kubera guhorana mu buzima bwa buri munsi rero hari undi uzatwiyungaho tugakora itsinda bazabibona tu yes mu gihe ukora itsinda rero ry'umuziki abanyarwanda bitegura iki muri comedy mwara bakomfuremye mu muziki rero sasa umuziki wo nyine ni urugamba tu umuziki no gukora tu ibikorwa ndakeka haraho hari byo bizadufasha wenda tu babandi 10 basanzwe bakuzi wenda bazabireba bari kuvuga ati noneho yakoze ibikira wenda naje nugira amende usanga yakoze ibintu byiza n'abandi bazireho nibatanaziraho nyine nuko ariko bagomba kuza mani so reka rero tugushimire Ngaru ntago twakoze ikiganiro kirekire bitewe nuko amakuru twashaka kubaza n'uburyo wagiye Ibugande nguko nagiye Ibugande twatugusanze ugiye no gushutinga Ngaru na Kanji kandi ngira ngo ibintu byawe biragenda neza kandi tugushimira mani ko tuba twanagukeneye ukanaboneka tu n'umuntu ushobora kubwira akavuga ati ngene mfite shoot uyu munsi nacyo turi buvugane happy mani ka uri gufashanya so babwire rero imbuga nkoranyambaga zawe kugira ngo dusoze nkoranyambaga zanjye umva YouTube ni kuri Ngaru na Kanji skit cyangwa se kuri Smart Guys ku Instagram ni Ngaru official Facebook nayo ni Ngaru comedy ndakeka Ngaru comedy reka abantu no mugende mu subscribing mu following mwo kabyara mwe kose mwagiye mukora follow ko nubundi nta kintu biba binatwaye wagira ngiragurwa n'ubundi warebye wamugezeho ukanda byonyine ni ibintu ari nk'igihe twajyaga dushyiraho video mani kuri Instagram ukabona ifite 100,000 sibyo kuri Instagram ugena kanje kwa collaborating none mwamara gukora iyo collab mani ukabona video igizwe nka 70-80 kandi muri kwezi nta ufite 3,000 mani by'aba follower abantu bose kandi babikunze batena ama comment ariko gufollowing umuntu bikabikibazo following kuki mubigira ikibazo cya danger erega buri hari abantu batazi neza ko buriya gufollowing kugira umubare muri no abantu bagukurikirana nabwo ari ikintu gishobora baguha motivation ni motivation kuko
kuko n'umuntu ashatse kugira ngo wenda mwamamarize areba abanza akareba Instagram ibiki byose akagenda agakontorora mu Rwanda hose ikibazo gihari mwaretse kwimisha abandi bana akazi abandi ashaka ko tuyatubafira nako tuyangagura nk'ibihumbi 100 nawe nabonye umuntu ibintu byaguragura byo nimushake muzabyibura nabonye umuntu afite miliyoni ndagaca simuzi nugamira ngo kintu runana afite miliyoni umuntu mu runana asagiza miliyoni atesha agira minota abana bihirinze ku YouTube tuzi neza babuze n'ibihumbi 20 umuntu agize miliyoni ati aho ugasanga nabahinde gusa abahinde no bakurikirana runana none kinwa no mu kinyarwanda nta namashusho rugira basibabona ngo isura ngo wenda yabuze ngo magara yikunze nanjye ngo mbere ayimubonye yose ayimuzi runana yikonde ngo parike mu runana ngo miliyoni ngo ngiye ngo ndashadi mbona Kagame kwanyine ngo dufite miliyoni nawe subwo urimo koko abahinde n'abaethiopia n'abanyawotirishi tibazi ikinyarwanda cyaba ari abarundi gusa nabyemera we none ari gihe usanga buri account yari ama fake account bitari negative mwana ugasanga buri account ni ibintu biri aho ngaho by'icuka ikiri gisegeje noneho acyari ifoto ugasanga ifite like 3 mu minsi nk'iyi nta kilo miliyoni kumara iki ngo iyo miliyoni itagira wenda ibihumbi 100 byaraye iki mu bantu miliyoni habramo n'ibihumbi 100 akureba mero dukuntu hirinza akaba atarayibona melody niba de ben kuntu hirinza akaba atarayibona yaguramo gake agiye kwisora muvumbuye bamajiye kumuvuma bwa ati rikosha nikoye barahashe envelope nk'eshatu zo ahita avuga ati mana wati baramvumbe bati ewe dada bavuze ni wati melody dore murebe ubundi melody muri covid nagomba guhita bizamuka ntagiye ariko ibintu biri kwiruka cyane kandi ibishego agahita gura ibishego noneho ngo mu Burundi babiciye mugiye kugiye Burundi mbona nabonye bagiye bakuramo usingiye kugira ibishego kandi ngiye ngo ndazajya guperforminga yo ariko hari nizo bagiye basiga rero se mu Rwanda ngo bacindiye nka mayibu barayiciye ngo bigenda bite mayibu ariko akinyuma ko byari ngombwa akinyuma ko kandi yarakaririmbye harashya barakaririmba ikinyafu se nawe uzuku cya boost ndetse cyo yatangiriyeho platine swera banyina ako uri ankoze buri ibishego mu Rwanda icyo nkundira mu Rwanda mani we ikintu cyose kiboostinze nyine cyo boostinze oya babanje kubica mu Rwanda babanje kubica banavuga ati reka kuri televiziyo y'u Rwanda ati wapi noneho birangira ahubwo babonye ko televiziyo y'u Rwanda itazikina izindi televiziyo zabikina uko hari ntekereza ko hari uramwanzo sinzi niba ari umuco na siporo bari babikoze umuco na siporo none se kuki batategetse abantu bose ati bihagarare ariko nabo barafeirinze by the way ntabwo bigeze tubona twetagaza vuga ko byabishego biremewe ntekereza ko buriya ahubwo leta nako Ministeri yarafeirinze Ministeri y'umuco na siporo ntekereza ko na televiziyo y'igihugu ariyo wenda yagendeye kuri nani zayo nyine n'imyumvire yabo bitewe n'uburyo kibara abantu babakora ibintu byabo mani ari televiziyo y'igihugu kirani igihugu wenda basa nkaho bica ariko n'ubundi nanone barongera baravuga ati mani ni ibintu babiti buteze abantu none se nta kintu kiba babica ko twabimenye hari tangazo geze ubona ngo bavuge ngo igishego byemera none ubwo ko hakozwe ibirenze kandi none kiri kijya kimbabaza bura ntago kizi ikintu cyo mbakundira babikora mu ntuze oya mu Rwanda byaroroshye iyo itangazo risohotse twese tugomba kurimenya ikintu cya mbere ngomba kukubwira ni ikinge cy'Ingaru reka kugenda uca ibintu ku ruhande mbere abantu bitwa badugita Gigi bagende barebe indirimbo zabo niwe muntu wa zamani wazanye ibishego bya Danje Dr Gigi no muri video urumva imisutu wayibonaga no muri video indirimbo ze barazibaninga burundu urumva abantu bitabaho da pass bazana no byari bishego ku mazina ng'ibyatsi akabihina akabanza ng'ibya hatsi ngo tsi abantu bati siryo bya ririmo kuzamo gute ibyo byari hasi birahurira he urumva pasi no munyabugeni waye ugasanga indirimbo barayivuzeho barabaninze ubundi hari abantu bakora ibintu biri mu bugeni no ba Bruce Melody bazamwe ibi bintu hari abantu bamashu baririmbaga ibintu bikanganye urumva bamashu mapa urumva abaniga baririmba bayo none ubundi urumva abantu baririmbaga ibishego hano abantu baririmbaga inyandagazi barandagazaga urumva ugasanga afashe imyanya y'ibanga y'ababyeyi b'umuntu yose ayishyize hanze ukabiki n'ibiki nyine byarangiye baba baje kuvuga bati rero ibi bintu ntago byemewe ari naho bazanye ibintu byo kuvuga ngo we Bruce Melody ntago nawe ugomba kuririmba ibishego ariko nyuma y'indirimbo zingaha bakomfrimye abantu bose bagiye ku ma Instagram birwa kuko baravuga ati nutankina kuri televiziyo ngiwe abantu bazandeba kuri YouTube ama IG zini platform nzacuruza Spotify ibyo nta kintu bivuze zambaraga rero z'ubuhitinzi zaganjije iki ijambo ryo nakita rya federation gusa ko ntekereza ko leta yashatse kuvuga ikintu ntikiveho nta muntu mani nta hiti mu Rwanda aho ufite yakasa leta reka rero tubaho no gutumwa vuga gutya badukomfrime niba byaremewe bareke babashu biririmbire bareke ba Dr Gigi bafate n'amasaro babujije indirimbo za
uzi indirimbo za Dr. Gigi ari kumwe na ba Bruce Melody. na ba Bruce Melody. Ega bra Melody shuri yaryize kera. Nibutse ko nagiye uvuga amaji nsanga na Melody yarari. Melody niwe ago Melody ahantu hafatiye isoma itavuga atakuzi ko. Ngiye mfata abantu nkababwira imyanya y'ibanga ukuntu ikora. Wa formira mbura Melody yahise abashangaza. Ariko sa mugani ku kibace bya bintu bakabyigisha kuri radio. Ngo urafata. Ashangazi ni mugoroba. Sinumva bavuga ati ngo ngo harashya. Ngo karabaye ngo sanga ko agasaka abagabo. Gasaka bagatangiye kuzana ibintu byo kutwigisha ibintu by'imico mibi. Kandi cyo kimbabaza. Imico mibi se oya. Uzimamba imico mibi se. Biriya bigano ntabwo byumva abantu bakuru. Usanga abana barategereza kanuye. Cyera tukira abapeti. Kuri radio kwajyaga ari ikiganiro cyajyaga gicogirwa kandi bari gute mama. Zirarazishya. Banariye hiti bari abagore kubera gucikwigisha birabi. Banariye hiti. Ese sibyo. Bayigishiriza abantu. Ngo ibintu ngo byo kugira niki? None ko kumanza nkubaza. Vuga ngo ni imico mibi. Ko bafata abana kwishura akabadukingirizo. Makabadukingirizo. Dakiza ari utwege. Ahubwo ari inkuru numvishije ngo ubu ngubu ngo ibihumbi niba ari bitandatu batanga by'udukingirizo. Ngo ntago bigihaza u Rwanda. Byaduhaza uteze. Muri iyi minsi mbaza iminsi mbona ba buryohe bari mu bintu byo gukangurira urubyiruko menya ari isibo hari yafatanye kiraka byo kwirinda sida yo kurandura sida ariko usanga n'ubundi byaraze. Ntago byakunda. Udukingirizo baravuga ati abashaka udukingirizo umupeti imyaka 12 ukabona ni uzaba. Oya ngo kwishuri se ntuzwa ku mashuri mani bagiye kubushyiraho nabwo. Bagiye kuzaba babushyira. None ubwo ngo ni bafata umwana arimo kugira uko yigenza muri classe bazamubaza ikize kandi baramuhaye uburenganzira. Bazamubaza iki kandi baramuhaye uburenganzira. Ubwo bashyizeho ubwirinzi nuko no kurya umwana bishobora kuba bisa nkaho bikorwa ariko bitemewe. Hari rero n'umwarimu azavuga ati none baduhaye dukingirizo mugari. Ariko bagiye kugira ngo tugushishikaza abantu gusambana cyangwa se urubyiruko kuba bagira gute ibyo bintu birinde. Umwanzuro wa nyuma no kwifa. Ubishoboye yirinde utabishoboye akomerezeho. Utabishoboye akoresha agakingirizo. Akomerezeho ni bimureba mani. None se ubundi umuntu azi neza ko ari gukora ibintu bibi. Nimugiraho ingaruka ariko Rwanda ni iki nyine ubwo ngubwo. Ntago mbizi. Ngaru reka tugushimire reka kandi tukomeze twifuriza amahirwe masa babwira ngo Ngaru na Kanji projet batuye ko zigiye kugira gute kuza ya Review Nation rero TV nkuko bisanzwe Cool Magic niyo logo yacu cyangwa se slogan yacu babwira ngo twe turi kumwe na company ikora ibikorwa bijyanye no gusukura mu mazu bafite intebe zimeze neza bahita Gasimba Furniture babwira ngo mukomeze muhamagare babahereze igikoresho dore ko banakopa ibindi biganiro n'abakagaruka ciao ciao.